Nagahinda nabonye akamara nagikomere na kimwe atokora hanyuma hano hepfo bari guca amagare ushaka amatsiko urumva ko abantu bari hano hepfo bashishikaye uze kugerageza rero bitewe n'aho waje nawe ushishikare mu izina ryawe. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ahera ku mafaranga. Hari icyubahiro uzaba utagize n'utagira amafaranga. Ugamo amen. Kuri kw'Imana bari kavuye witihanira uko mwamfataga n'uko mwamfata ku kanya byawe kare. Ubwo Imana ngubitiyemo kama nk'izi igeretse mwabagure mwese nasu ariko nyine ntukarenganye mu bantu bagusura baragusura se baze bagiye nawe tubiza aho ngaho ntabwo wageze urari hanyuma kugira ngo Yesu ave ku musaraba birasaba umutuzo ufite amafaranga yo kumugurira iva no kugera ibwami kugira ngo yake umurambo we w'isabato. Iyi mikorofone dufite hano ni amafaranga sibyo yemwe si amafaranga. Hanyuma aka gatuti nta mafaranga. Iriya kote mushumba yaba nta mafaranga. Iyo Bibiliya nubwo ari ijambo ry'Imana uyigura umuntu nta mafaranga. Dore muri ino minsi baje kuyavugaho ariko ibintu byose nta ibintu byose ni iki? Gutega iwanyu ku notari yagutwariye umuntu nta mafaranga. Iramugeza ngo Imana ibahe amafaranga noneho rero ikibazo dufite gikomeye bakivuga ngo dushaka imigisha y'Imana bariko twaje kuyuba. Reka mbabwize Bibiliya irikiriya Bibiliya ivuga ukuri iravuga ngo utanga bihesha umugisha arangisa hoya ukuboko gutanga guhora hejuru y'uko guha. Reba umuntu umuha azahora hejuru zakuraha barimo ukuboko gutanga ariko Mana uyu munsi ni bwigishe Mana ize kumumugisha kubabwira ubutumwa bwiza. Isira ifite uburyo iyo ahantu agiye kuzura ikibuga cy'indege baremera bagatanga amafaranga yose ashoboka kugira ngo habe n'umusigiti sibyo? Ariko umuroko ufite amafaranga ntashobora kubaka inzu y'Imana kubera ko twigize babamenya nk'imigisha yo mu gakiza k'Imana ko kubw'umuntu utwarira nayo kabisa bani bakukizaho
Mukristo aravuga ngo ikibazo cy'igihungusha ufite bibiri ukajya ukamora ukabikiga sha Imana iramushiriza umuntu urayifite ntacyo amaze Ibibazo sikuzagara amafaranga kandi rero si amafaranga ubishyura muri resitora nyine ubuntu none twiruka inyuma y'imigisha y'agakiza k'Imana ngo kubw'ubuntu twarayihawe shaka gutanga icyacu byatunaniye bashumba barapfaga n'umushumba wacu bakwiye ari munini ari munini buri wa gatanu wamwuzuye buri wa gatatu buri wa kabiri yakinabanije na cyangwa 80 ubundi akumva imirimo nta ntwari tunyereka no kumugurira pa ngo tuzajya kureba bakore neza ikintu uvuga ngo Yesu amumugisha kubabwira akarima kanateye twibwira ngo gutanga nuko ibintu byagusabutse ariko Imana itakurenzaho nubwo wanze gutangukira ntabwo ikibazo ari imyenda bifite hoya uri mu nzu y'imbohe ukingiranye mu gukenera Imana ntabwo yaje kukubaza ibihumbi 100 hoya ntabwo utunze urakingiranye mu nzu y'ubukene irari ariko byigusa gerageza ugura akarima Anatole kandi ufite mu izina ryawe ntabwo nawe uzaba umunsi wo gupfa nugera akabura imirimo uzaramba Dawidi ngo abantu yagiriye neza baratera barangira baravuga bati ibintu yakoraga ni guzana bahamagara Petero bati wabanye na Yesu ibintu wigize guhagurutsa ibirego uyu muntu nutamuzuba bakwicira Yerusalemu omera amashyi anengeye 10 yose ubyibuza mani minota kandi igihe nta mafaranga kandi muhereze umugisha nawe aratanze uyu munsi nta muntu utaha adatanze no kuri Imana kandi no gutaha mama nta muntu utaha adatanze kare nahoze nitegereza ukuntu tugenda kwigira umwe kuwundi twambara neza nabwo wambara neza imyenda y'ikigira nahetse bahagaze mu 10 hasi 40 twambaye neza tuzi twarivaje abamama mwambara neza ariko kurimbisha inzu y'Imana byarabananiye warwara uti gushumba apfuye hari ugusubiza ugapfa tewe kuko nta muntu ufite ariko se basigaza mwendo hari ikintu kimwe Imana yakwibukiraho bimwe dukora tutageze icurira umuntu bayizakana kure amata y'igihumbi ubu niyo ntunze ku myaka mfite igihe cyose maze nanywaga amata yawe hari ibintu abanyagihugu bazahura nabyo uvuge ngo ibiceri uvuga mu biceri ibitu ina ibyo byose ibintu abanyagihugu bazahura bibiri itwara gukorera Imana ibyo bintu tuzabibona iwacu mu ngo hari n'umuriro ikimenyetso gikuriye Imana ishimwe iterwa n'aho uhagaze imirimo y'Imana ikora ku buzima bwawe buri munsi niyo itwishyuza ntabwo twabona
kura karima Anatoti ugikindi. Joriji yakoze akantu k'ubwenge arabisomye. Bari bicaye ari abarwayi bo mu mutwe ari benshi. Umuganga yitegereje ukabona asa nk'umuntu wakize. Noneho muganga ngo ashushanye ku gikuta. Abandi bose bajya bararwana, ariko abona Joriji aratuje nk'umuntu wagize gute wakize. Arangije amaze Joriji tutari kurwanira ku buryo ngo nabihoreye ntabwo bazi ko ari bubitse imfunguzo. Abakristo b'isi niko tumeze. Muri twebwe Imana yamwe uzi ko afite ubwenge nta nubwo mubona. Twabishyizeho imibare tuzi uko twiboneye, ariko mu by'ukuri nubwo utakora inzu y'Imana izagira abantu bayikorera, ariko wowe uzahabwa umugisha n'Imana. Amena. Amena. Haleluya. Nubwo utagira ikintu na kimwe ugira ngo ukore, ntabwo inzu y'Imana izabura abakozi, ariko wowe uzaguma aho ngaho. Bagenzi bawe ukore mu izina ryawe. Siko mudafashwa uyu munsi nta mavuta afite. Haleluya rero. Abantu bamushyigikiye koko muri hehe muvuge ngo amen. Biri gukorera Imana. Biri gukora imirimo y'uwanyu. Hari igihe uzaba kurusera atari kuyikora. Kumeze gutyo ubu uri umuntu uha. Uguti cyane namubona. Mwana wawe, Mwana mubwire ngo ndaguze ikintu mwibukira. Ugere mu muhanda, ujye ubaza. Si ikintu cyasuye Lazaro. Benshi tuzi ko yari inshuti ya Yesu, ariko Lazaro yari umwe mu bantu bazi gushakira amafaranga mu mujyi, ku buryo Yesu ntabwo yigeze amusonzana. Yabaga ari kumwe na Lazaro, Lazaro akibeta akabaza nyakanga. Reka mubwize ukuri, umushumba si nguyu mushumba ntabwo yakunda kimwe n'umuntu umumenyera igifu. Umuntu uzi gukorera Imana gutora Imana. Nibyo. Nushaka musumba ntagukoreho ugira iyereko kuri umuntu uturanye uhereze uratanga abandi. Kana mwebwe gushaka gusuka nta n'imfuka n'imwe mwakateye ikintu
urarya verisike kilo y'umuceri ukayimara gashize Yesu aragabura wariye 25 y'umuceri wenyine ugashyiraho imboga zirimo sosomani kezi ukabirya wenyine warangiza ukaza no gusirimba Imana nubwo yabirebesha rimwe n'iyawe hariho abantu baba bashaka gukorera Imana akira mwiye basi kuriya asa ngo umubyeyi wambaye neza wambaye na rinete se mu 50 sawa wagira kwirirwa basi nawe kuko ari umukozi w'Imana yagusaba kuko Imana izamuha atagusaba ariko wowe nta musha w'abantu bakorera Imana uzagira